urebye Kigali y'uyu munsi ubona umujyi wubatse neza, ufite amatara n'imihanda, amazu meza maremare n'abantu benshi. Ariko hari ikintu abantu benshi batibuka, uyu mujyi ufite amateka aremereye cyane. Hari ahantu ubu abantu banyuramo buri munsi, ariko hashobora kuba harabaye ibintu biteye ubwoba cyane mu mateka y'u Rwanda ya kera. Hari ahantu hahindutse ibimenyetso by'amateka. Hari n'ahantu hahoze hameze nk'ahantu ho guhungira abantu, ariko mu 1994 hagahinduka ahantu h'urupfu rwabo. Muri video tugiye kureba amateka 7 yijimye yabaye mu mujyi wa Kigali. Ubwo ndavuga ya kera, ugiye umujyi utari wakasubiye ubu ngubu umeze uwubona. Kandi nimero ya mbere cyangwa se icyo turi busange ku mwanya wa mbere ni amateka buri munyarwanda akwiriye kumenya. Niyo mpamvu tugusaba we wakanze kuri iyi video wihangane uyirebe uyirangizane video no ntizeho amatwi gatoya, nawe ubashe kumenya ibi bintu. Waba uri hanze ya Kigali cyangwa se uyirimo ariko ukaba utazi ibi bintu, ndakwinginze please. Ku mwanya wa 7 turasanga uko Kigali yabaye umujyi mukuru. Mbere yuko Kigali iba uyu mujyi munini tubona uyu munsi, yari ahantu hato cyane mbere. Amateka menshi ashyira intangiriro y'umujyi wa Kigali mu mwaka w'1907 ubwo Umudage Richard Kantit yahisemo Kigali kubera ahantu yari iri hagati mu gihugu, ndetse nuko imisozi yayo yahaga umuntu kureba kure no kwirinda. Nyuma yaje kuba icyicaro cy'ubutegetsi bw'abakoloni, ariko icyo gihe Kigali ntiyari umujyi munini. Mu gihe u Rwanda rwabonaga ubwigenge mu 1962, Kigali yari gifite abaturage bagera ku bihumbi bike cyane gusa. Uyu munsi iyo uyibonye biragoye kwiyumvisha ko umujyi munini cyane w'u Rwanda watangiriye kuri ubwo bunini. Ubu ndavuga bunini, tuvuga bunini ubwo ni ikintu gitoya cyane. Reka tujye ku mwanya wa 6, ni kampu ya Kigali, ahantu hahindutse ikimenyetso cy'amateka. Hari ahantu muri Kigali hashobora kuba hameze nk'ahantu hasanzwe iyo ubirebye bwa mbere, ariko amateka ahari araremereye cyane. Ni kampu ya Kigali. Mu masaha ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, abasirikare 10 b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro barishwe. Uyu munsi aho hantu hari urwibutso rw'abo basirikare. Ariko kampu ya Kigali ifite n'andi mateka akomeye cyane ajyanye n'abaturage ba Kigali bishwe muri Jenoside. Inzego z'akarere ka Nyarugenge zagaragaje ko muri ako gace hari Abatutsi benshi bishwe mu minsi ya Jenoside. Iyo uhageze aho hantu uyu munsi uba uhagaze ahantu habereye ibintu bikomeye mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Eto Kicukiro, ahantu abantu bizeraga ko bari bakingiye cyangwa se bari barinzwe cyane. Iyi ni imwe mu nkuru zibabaje cyane muri iyi video. Mwihangane, mbasabye n'imbabazi kwa wenda ibintu ngiye kubivuga cyangwa se kuba aya mateka nyagara, ariko mwihangane pe please. Mu gihe ubwicanyi bwari bumaze gukwirakwira mu mujyi wa Kigali muri Mata mu 1994, abantu benshi bahungiye ahantu batekereza ko bashobora kurindwa cyane. Kimwe muri ibyo bintu, Eto Kicukiro, ishuri ryari rifite ingabo za minuel. Abatutsi barenga ibihumbi bari bahahungiye bizeye ko izo ngabo zari kubarinda. Ariko ku itariki 11 Mata mu 1994, ingabo z'Ababiligi zavuye muri Eto. Nyuma y'uko zivuye ahantu bari bahungiye, barasigaye badafite ubwo burinzi cyangwa se badafite ubwirinzi. Abenshi barishwe, abandi bajyanwa berekeza Nyanza ya Kicukiro, aho benshi biciwe. Iyi nkuru yemejwe n'inyandiko za ICTR ndetse n'inzego z'u Rwanda. Aha niho wumva impamvu amateka ya Kigali adakwiye kuyibukwa nk'imibare gusa. Inyuma ya buri mubare hari abantu, hari imiryango, hari abana, hari ubuzima bwari butegereje ejo hazaza. Ku mwanya wa 4 mureke tuhasanga Nyanza ya Kicukiro, urwibutso rw'abishwe. Nyuma y'ibyabaye muri Eto, benshi mu bari bahahungiye bajyanwe cyangwa se bagerageza guhungira mu gice cya Nyanza. Aha naho habereye ubwicanyi bukomeye. Uyu munsi hari Nyanza Genocide Memorial, aho hashyinguwe abarenga 96,000. Urwibutso rufite umwihariko wo kwibuka cyane cyane abishwe nyuma yo kuva cyangwa guteranwa muri Eto. Ni ahantu ushobora gusura uyu munsi, ariko ugomba guhagera
ni ahantu ushobora gusura uyu munsi, ariko ugomba kuhagera ufite icyubahiro gikomeye, kuko ari ahantu ho kwibuka no gushyingura abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ku mwanya wa gatatu reka tuhasanga Gisozi. Ni ahantu haryamye abantu benshi. Noneho tugeze ahantu hafite amateka aremereye kurushaho, ubwo ni muri Gisozi. Abahazi murahazi, ni hariya mu mujyi wa Kigali naho hafi y'Inyamirambo. Uyu munsi benshi bahazi kubera Kigali Genocide Memorial, ariko urwibutso ntabwo ari inzu gusa, ni ahantu hashyinguwe abarenga 250 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'uko jenoside ihagaritswe mu 1994, ubuyobozi bwa Kigali bwahisemo uyu musozi wa Gisozi kugira ngo ushyingurweho abantu benshi bari bahiciwe. Uyu munsi urwibutso rufite Wall of Names, ububiko bw'amateka, ubuhamya bw'abarokotse n'amafoto y'amateka, kandi hari n'isomo rikomeye rihari. Kwibuka ntabwo ari ukubabara gusa, ni no kwiga kugira ngo amateka nk'aya atazongera kubaho. Ku mwanya wa kabiri turasanga ijoro ryo kuwa 6 Mata mu 1994, igihe Kigali yahindutse. Noneho munyemerere dusubire inyuma ho gatoya. Hari ijoro rimwe ryahinduye amateka ya Kigali n'u Rwanda. Ni ku itariki ya 6 Mata mu 1994. Indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yararashwe, igwa hafi ya Kigali. Nyuma y'icyo gikorwa, urugomo rwatangiye gukwira mu murwa mukuru. Kuva mu masaha yakurikiyeho, za bariyeri zatangiye kugaragara hirya no hino muri Kigali. Abantu barahagarikwaga, abandi bagaterwa ubwoba, kandi abantu benshi batangira kwicwa. Ibyabaye muri iryo joro byabaye intangiriro y'iminsi 100 y'ubwicanyi bwagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Niyo mpamvu iyo tuvuga amateka ateye ubwoba ya Kigali kuri 6 Mata mu 1994 udashobora kuburamo. Ku mwanya wa mbere turasanga Kigali mu gihe cya jenoside, umujyi wahindutse ahantu h'ubwicanyi. Noneho tugeze kuri nimero ya mbere sasa, mumbare munega amatwi. Kandi ntabwo ari ahantu hamwe, ni Kigali yose mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mu 1994, umujyi wari umaze kuba umurwa mukuru w'u Rwanda wahindutse ahantu h'ubwoba. Abantu benshi bashakaga ahantu ho guhungira, amashuri, amatorero, amazu, ibigo by'amahanga. Ariko ahantu henshi habaye ubwicanyi bukomeye. Mu byumweru byakurikiyeho, ubwicanyi bwakomeje gukwira mu mujyi no mu gihugu hose. Amateka ya Kigali yo muri icyo gihe ntabwo ari inkuru yo gutera ubwoba abantu, ni inkuru yo kwibuka abantu bishwe, kumva uko jenoside yateguwe n'uko yashyizwe mu bikorwa, no kumenya impamvu tugomba kuyirwanya itazongera kubaho ukundi. Iyo urebye Kigali uyu munsi, ushobora kubona umujyi utandukanye cyane n'uwo mu 1994, ariko munsi y'inyubako nshya n'imihanda mishya hari amateka adakwiye kwibagirana. Gisozi, Nyanza, Eto Camp ya Kigali n'ahandi henshi. Aha ntabwo ari ahantu ho gutinya gusa, ni ahantu ho kwibuka n'ahantu ho kwigira ku mateka, kandi ni ahantu hadufasha kumva impamvu amahoro n'ubumwe ari ingenzi. Niba iyi video igushimisha cyangwa se igize icyo gufasha, kanda subscribe, ukande na like, ndetse no kumbwira muri commentaire ngo ni akahe gace ka Kigali wifuza ko twakoreraho video y'amateka yihariye. Tuzongera guhura muri video itaha. Murakoze cyane.